uyu munsi niba ukize ikigeragezo cy'ubukene, ejo uzahura n'ikigeragezo cy'uko ufite imodoka yawe bakaba bayifashe bakamukubwira ngo uzana amafaranga ya naye kandi utarayabona, nabyo usange bataye umutwe. Mu isi ibintu byose dore bihura ari gatebe gatoki, ariko hari ubwami aribwo basogokuruza babonye, batubanjirije babonye, bahishurirwaga buri munsi. Nimukiganyire mutekereza ibyejo, kuko abejo baziganyira ibyejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Akantu Imana idukorera gusa ni akanzu. Buriya yo wariye ni akanzu, nubona utunze imodoka ni akanzu, nubona umwana wagiye ku ishuri ni akanzu. Mugiye kubona aho abantu bagiye gushira mu nsengero burundu, bakazishiramo rwose. Pastor akajya yirirwa yicaye mu rusengero yabuze umuntu winjiramo. Ikintu cyambere kigiye kubanza kubaho ni urubyiruko. Urubyiruko rwo rwa mbere rugiye kubanza gushira mu nsengero. Haza ubukire ntibwatuma areka yajya, kuko aba ari kuwahishurirwa ahabona neza. Haza ubukene ntashobora na rimwe gucogozwa n'ubwo bukene, kuko kwizera kwe kuba kwararenze iyi si, kwararenze ibyo byose, kumwereka igihugu gakondo nziza. Twe dukorana n'Imana kubera kwizera, twabaye nk'umutsima. Imana natwe turi umwe mu kwizera. Ariko se kwizera ni ukuhe? Ibintu Imana izi ko binkwiriye, ikaba yarabiteguye mbere y'uko mbaho. Ese nibyo kwizerwa? Kwizera ni impano umwuka atanga, naho ibi by'akazi n'amafaranga Imana yabiteguye utarabaho. Kubera iki? Abisi se niba bitunze utinizeye ko Imana izaba imodoka, nose umupagani we ko yayibonye yarabyizeye, yabanje kubyizera kugira ngo abwira imodoka. Ziriya nyoni se zo zibanza kwizera kugira ngo zirye zibeho. Ibyo biri muri responsibility y'Imana. Reka ngutangarize nkubwira ngo Imana irashaka kuyizera kurenza urwo rwego waruriho, urwo rugero ruriho rwo kuyizera. Itorero ryo muri kinyejana cya 21 turimo, ndetse n'icya 20 twarangije, nta hantu rihuriye n'itorero ryo mu kinyejana cya 19 n'icya 18 kumanuka se n'icya 17. Naho amafaranga arabora, na zahabu zijya zisaza za hano mu isi, n'amamodoka ararangira, n'ibizu birasenyuka bazagasaza. Ariko ibiriyo mu bwami bizagira iherezo. Reka twongere tubasuhuze abakunzi bacu bakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, aho muri hirya no hino ku isi yose. Amahoro y'Imana bande namwe. Turasuhuza bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, turasuhuza abandi bari mu bihugu byacu muri Afrika hirya no hino, turasuhuza bari ku mugabane w'Uburayi. Mwese mukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, shakira y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turasuhuza kandi abari ku mugabane wa Aziya n'abari ku mugabane wa Amerika ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwese inshuti zacu, abakunzi b'ijambo ry'Imana kandi abadufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Imana ibishimire kandi Imana ibahe ibikwiriye byose aho muri gushakishiriza. Reka nsabe ngo Imana isubize kwifuza kwa buri wese, kandi ibihwanye n'ibyo ishaka. Ijambo ry'Imana atubwira ngo nidusenga, Yesu arimo kwigisha gusenga, aravuga ngo nidusenga tujye tuvuga ngo Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, kandi ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Igihe cyose dukwiriye guhora tubwira Imana ngo ibyo ushaka bitubeho nk'uko no mu ijuru bibaho. Uko niko tuzaba turi kuzana ubwami bw'Imana mu isi. Reka dusenga Imana, hanyuma dusabe Imana imanuke kubana natwe, ndetse no kuduhishurira ubwiru bwayo no gufasha buri wese kumva ubutumwa bwiza. Uri Imana yo kwizerwa, uri Alpha na Omega, uri tangira ukaba n'iherezo. Ni wowe byiringiro bizima, ni wowe uduha kuhumeka, ni wowe uduha kuvuga, ni wowe uduha kureba, ni wowe utuma turyama tukabyuka. Uwiteka we, uyu mwanya twinjiyemo ni umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ryawe na bene data badukurikiye.
turasenze kugira ngo uyu mwene data dutangiranye iki kiganiro cyo kumva ijambo ryawe no kurushaho guhishurirwa uko kwizera kwa nyako ko ariko manukira kubana natwe. Imbaraga z'Imana nizimanukira aha ngaha. Mwuka wera w'Imana nyaganza ategeke, hishura ibihishwe mu ijambo ryawe, sobanurira umuntu kumva ubutumwa bwiza. Imbaraga z'Imana nizimanuke. Uwiteka mwami w'abami, imbaraga z'abera, byiringiro bizima, uri wo kwizerwa, uri amahoro yacu. Ciye bugufi cyane ushyirwe hejuru ko ari wowe wenyine waremye byose, uri ruhanga wahanze byose. Uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana ihamagara ubusa mu muyaga bakakwitaba. Wicaye hejuru y'abakerubi, uteye ubwoba mu rukiko rw'abera. Uyu mwanya manukira kubana natwe. Mana, kingura, ugurura imitima y'abagiye kurikirana ijambo ryawe. Matwi ya benshi yumve. Dalano siwi hizbo fahoze esha his been stance talazo resha has been for the tie. Oh, hallelujah. Dini wi hizbo pesha fe ede takusi di shai, my God. Dalango we here ve de si ede bini shalosi ede takusi di bolais. Baba imbaraga z'umubi, imbaraga za Satani zitsirwe kuri uyu mwene data ugiye kumva ubutumwa bwiza. Jambo ryawe niribe umuyoboro mwiza utuma abantu barushaho kugwishurirwa no gwishurirwa ubwami bw'Imana. Uko kwizera tugiye kuganiraho kwabanjirijwe na basogokuruza bagakugira bigatuma batambuka muri iyi si. Isi kanyeganyega, abadayimoni bagahinda imishyitsi kuko bari bafite kwizera gukomeye. Turaguhamagaye kugira ngo ubane natwe. Raloze we hija lando sela ziri for the shine santo enemango priya zore fe the shine. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Bana natwe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kwizera ku ntambwe enye umukristo agomba gutera mu kwizera. Ubushize ubwo duheruka twize ku ntambwe imwe twari turayirangiza. Nari nabasabye ko muzansobanurira buri wese azatanga komanteri uzumva ubutumwa bwiza kuri wa muntu nababwiye wizeye ko azagura inzu bagiye guteza icyamunara, aragenda arapiganwa kugeza finali ari we inzu uyihawe, ariko abura amafaranga yo kwishyura kandi ngo yari yizeye. Ikibazo nabajije se ko kwizera kurema uyu muntu kuki amafaranga atabonetse kandi yari yizeye? Niba atarayabonye ayo mafaranga rero ntabwo kwizera ko kwari kuzuye. Abantu benshi twitiranya kwizera, benshi cyane ku isi, ndavuga abakristo kandi twamaze kwitiranya kwizera. Ariko turashaka kwiga kwizera gusohoza iby'Imana dusezeranije. Ni ukuvuga ngo muri izi ntambwe enye zo kwizera turimo turiga, turashaka kuzagera ku ntambwe ya nyuma ariyo isohoza ibyasezeranijwe kuri twebwe, kandi akaba ari nayo izasohoza isezerano ry'ubugingo buhoraho. Uriya muntu murebe namwe nari namubabwiye uburyo yizeye akajya mu cyamunara agapiganwa n'abandi kugeza ubwo ageze naho inzu ari we wayemereye, kuko ari we wari warushije abandi amafaranga, kandi ngo yagiye mu buryo bwo kwizera ariko abura amafaranga yo kwishyura. Murumva uyu muntu atari yizeye koko dushingiye ku byo twita kwizera? Ariko se kuki nyine amafaranga atabonetse kandi yari yizeye? Ni ukuvuga ngo kwizera ko rero gushingiye ku kinyoma ntabwo kwari kuzuye. Kwizera kurarema. Noneho tudashaka kuzareba kwizera kurema ibitariho bikabaho. Kwizera gushobora kwimura umusozi aho uri ukagenda nk'uko Yesu yabivuze, aho yavuze ngo twagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi
dushobora kubwira umusozi ngo nushinguke utabwe mu nyanja ngo kandi umusozi watwumvira. Ese uko kwizera ni ukuhe? Ni uko nk'uko tuvuga ko twizeye ko Imana izaduha imodoka cyangwa izaduha amazu, izaduha amafaranga n'akazi. Uko kwizera niko gushobora kwimura umusozi? Turashaka kureba kwizera kubasha kwimura imisozi, kwizera kubasha guhagarika ibintu byari byateguwe mu rwego rw'igihugu, wowe ugahagarara mu kwizera ukavuga ngo ibi ndabihagaritse, ntabwo bigomba kubaho. Kwizera gushobora guhagarika ibyago ku gihugu Imana yari yiyemeje guteza, uko kwizera kukabihagarika. Kwizera gushobora kumanura Imana ikamanuka ari ukwizera ufite. Umugabo witwa Mose yari afite kwizera gukomeye kwatumaga Imana izikavugana nawe imbona nkubone ari ku ijambo ry'Imana tubwira. Kugeza ubwo Imana yagiye guteza ibyago mu Bisiraheli bamaze gusenga ibigirwamana, Imana ibwira Mose ngo igirayo, reka ubu bwoko mbwice, reka mbwice bumareho, nimara kubumaraho wowe wenda guhindura ubwoko bukomeye. Leta nguha umugisha w'urubyaro ku buryo ndumva abantu baravuka buri munsi kandi bakoze vuba na vuba. Ariko abangaba mbarimbure. Mose abwira Uwiteka ngo Uwiteka, mbere y'uko wica banza ngiye unkureho. Imana iramubwira ngo umva mugaragu wanjye Mose, nta muntu unyubaha nzigera nemera ko yandukurwa mu gitabo cy'ubugingo, wanditsemo ntushobora kuvamo. Mose abuza imigambi y'Imana mu kwica Abisiraheli kuko bari banze kuyumvira, bagiye gusenga ibigirwamana. Tugenda tubona ahantu henshi Imana ajyaga gukora ikintu Mose akabanza ikagisha inama Mose nawe akayigira inama. Ibyo byose ni mu kwizera. Ushobora kugira kwizera kubasha kujya kumanura Imana ikavugana nawe. Uyu munsi rero turakomereza ku ngingo yacu ya mbere cyangwa se intambwe ya mbere twari turimo turiga duhuriraho twese abatuye isi. Intambwe ya mbere twabonye ko ni ukwizera duhuriraho twese abatuye isi, yaba bakijijwe n'abadakijijwe. Kwizera gushingiye ku bifatika by'umubiri. Nizeye ko Imana izanyubakira urugo, nizeye ko Imana izampa akazi, nizeye ko Imana izampa imodoka, nizeye ko Imana izanyuriza indege, nizeye ko Imana izampa perime, nizeye ko Imana izafasha abana banjye bakiga bakajya kwiga no hanze, nizeye ko Imana izangira ukomeye mu ruhande rw'umubiri. Mbega uko ni ukwizera gushingiye ku bibonekeshwa amaso, ku byo tubonesha amaso, ku bifatika. Ariko twabonye ko Pawulo yanditse aravuga ngo twebweho ntitureba kubiboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Turashaka kwiga ngo turebe kwizera kubasha gusohoza amasezerano yacu Imana yadusezeranije. Ubwo twasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa mbere ibice 12 uhere ku murongo wa 4, ariko umurongo nashaka cyane wari umurongo wa 9, aho twabonye ko mu mpano 9 Pawulo yavuze Umwuka Wera atanga, impano ya gatatu ni impano yo kwizera. Aha rero ni ikibazo gikomeye buri wese agomba kwibaza. Ni gute twebwe abigisha n'abakristo twirirwa twigisha abantu kwizera, tukababwira ngo impamvu ibi bitaba nuko mutizera, tukabwira kanaka ngo impamvu ibi bitaba ntiwizera. Twakwigisha mu giterane ngo muhaguruke Imana iduhe kwizera, ugasanga ahubwo akenshi twebwe nk'abigisha turirwa duca abantu intege tubereka ko igituma ibyabo bitaboneka nuko batizera, kandi umuntu akumva yarizeye ntako atagize. Ahangaha bituma hagati y'umuntu n'Imana hazamo ikintu gikomeye, ku buryo uwo muntu ashobora kugira ngo Imana ntimuzi ntinamwemera. Kuko niba umuntu avuga ati ngewe narizeye kandi nkurikije uko twigishije numva narizeye ntako ntagize, ariko kaba nta kintu kiba, wowe ukigisha abantu babwira yuko nyine
impamvu ibyabo bidasohora uko batizeye ni ukuvuga ngo uba uri gushyira igikuta gikomeye hagati y'umuntu n'Imana, kuko umuntu agira akumva ko Imana yamuretse, Imana itamuzi, Imana itamwitayeho. Noneho turashaka kureba kwizera kwa nyako gushobora gusohoza bya bindi byose wavuga ngo warizeye. Abantu benshi hirya no hino ku isi b'abakristo dufite kwizera kutariko, cyangwa se kwizera kwacu ni ukwizera twizera ibintu twamaze kubonesha amaso, kandi twabonye ko ibintu twamaze kubonesha amaso ntago ari byo kwizerwa. None nshuti yanjye, ko Pawulo agaragaje ko kwizera ari impano Imana itanga, kandi iyi mpano izanwa nuko umuntu yamaze kuzura umwuka wera. Ni gute ushobora kwigisha umuntu ngo ntiyizera ngo gitume ibyo bidasohora ngo ruko atizera? Kandi tubonye ko kwizera kuza mu mpano. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino igice cya 12 umurongo wa 9, aho batubwira ngo abandi baheshwa n'uwo mwuka kwizera. Bivuga ngo kwizera ni impano umwuka wera atanga aha umuntu. Impamvu ari impano nuko ikigaragaza ko ari impano, muzarebe ntabwo abantu bose ariko babasha kuba bakora ibintu by'ibitangaza. Kuki twese turi abakristo tukaba tudakora ibintu bimwe? Ukabona umuntu wasengeye undi arakize, ariko we wamujye ugasenga wapi nta gukira. Nuko nyine we yamaze guhabwa iyo mpano yo kwizera, wowe rero ntabwo urayihabwa. Reka mbwira abantu ngo mwarizeye ntako mutagize, kandi ibyo mwizeye ntibyasohoye. Impamvu nuko mwagize kwizera kutariko. Kwizera gushingiye kubifatika biturebesha amaso mu bintu ntago ari ukwizera. Kubera iki? Twabonye ko uku kwizera n'abapagani baragufite. Pagani nawe akora pura y'inzu, yamara kuyikora agakora bije izubaka iyo nzu, yarangiza akavuga ngo nizeye ko nzayubaka. Se yizeye iki kandi yizeye nde kandi wadakijijwe? Tekereza, kandi yarangiza akayubaka koko. None ibintu umupagani yizeye we nta kintu ushingikirijeho, nawe urabyita ibyo kwizerwa? Uyu munsi tugiye kugaruka turebe aho Bibiliya igaragaza neza ko ibi byose tubonesha amaso yacu y'umubiri, ibi ngibi tutambukamo bya buri munsi, amafaranga, akazi, kwiga, abana bacu kuba rihira mu mashuri bakiga, gushaka, kubona inkwano yo gukwa umukobwa, kubona ibishyingiranwa, ibitwikururwa, kubona perime, gutunga imodoka, gutunga inzu, kurira indege, kugira ubuzima bwiza rwose muri iyi si. Ibi ntabwo ari ibintu byo kwizerwa, ahubwo uyu munsi tugiye kureba ko Imana ibi byo Imana biteguriye umuntu atari yabaho. Ntabwo ari ibintu byo kwizera. Mbega urugero ni nko kubona jewe umwana wanjye ajya mu bana akagenda yirata mu bana babwira ngo nizeye ko dadi azangurira pantaro, nizeye ko dada azangurira ikabutura. Ngaho ese ko kuburi nibyo kwizera? Ibyo biri mu nshingano zanjye. Nubwo watabyizera, jewe uko ari inshingano yanjye ngomba kubikora. Hari ibintu byinshi Imana yihaye nk'inshingano zo kugira ngo ibidukorere, bikaba ari inshingano ku Mana kubidukorera tutanabyizeye. Turaje twinjire muri Bibiliya turebe. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ni cya 6 umurongo wa 25 kize ku murongo wa 34, hanyuma tukomeze kuganira kuri izi ntambwe enye zo kwizera. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6 umurongo wa 25 turageza ku murongo wa 34. Turacyari ku ntambwe ya mbere yo kwizera, aho tugiye kureba ko ibyo twita ko twizera
biri mu nshingano y'Imana tutiriwe tubyizera kubidukorera, ahubwo ikibazo nuko twavanye kwizera ku Mana, kwizera kwacu tukwerekeza ku by'Imana izadukorera. Dukwiriye gufata kwizera kwacu tukizera umuremyi w'ijuru n'isi aho kwizera iby'Imana izakora. Ahubwo nagira ngo nkubwire ngo wowe nkurikiye, ibyo wizeye Imana yabikoze kera, ahubwo ntabwo urabimenye. Yaba wamenyaga ko ibyo wizeye, imodoka, inzu, amafaranga, akazi, kubaka urugo, urubyaro, kugira perime, kwiga ukarangiza, kuba wakura indege ukajya mu bindi bihugu, ibyo Imana yabirangije kera ku buzima bwawe. Ahubwo ikigushakaho ni umutima wawe. Hari ijambo rivugwa mu migani ngo mwana wanjye umutima wawe kandi amaso yawe shemini inzira zanjye. Nta kindi Imana igusaba, ni umutima wawe. Naho ibindi byo wizera Imana yabirangije kera. Reka dusome twumve aya magambo tugiye gusoma. Yesu yararimo aratwigisha cyangwa se ariko twihanangiriza ikintu cyitwa kutiganyira, ariko atwereka ko ibidutera kwiganyira Imana yarangije kubikora kera, ibyatuma twiganyira. Ahubwo Yesu yashakaga yuko twe tumwizera tugakora umutima ku bintu, tukizera ubwe nyiri ibintu. Kadusome twumve. Icyo gitumye mbabwira ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Nimurebe iguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibinuka mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atariba nk'akarabyo kamwe muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi icyo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kuwambika mwafite kwizera gukemwe. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Amen. Uyu murongo dusorejeho wa 34 n'umurongo ukomeye. Reka duhera aha ngaha twumva icyo Yesu yabivuzeho. Hano Yesu arimo aratubuza kwiganyira, ahubwo adusaba kwizera Imana umuremyi wa byose, aho kwizera ibyo izadukorera. Ngira ngo muribuka dutangira twasomye amagambo ari mu Baheburayo igice cya 11, dusoma titire, dusoma n'umurongo wa mbere. Iyo titire avuga ngo kwizera icyari cyo, ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Barimo kutubaza niba tuzi kwizera icyari cyo. Hanyuma bakavuga ngo niba utazi kwizera icyari cyo, dore ibyitegerezo by'abizera nyakuri. Twabonye ko igice cya 11 niba ushaka kumenya kwizera icyari cyo ndetse naho wakwigira uko kwizera, ni ugusoma kiriya gice cya 11 havugwamo intwari zo kwizera. Noneho ukareba ibyo bizeraga ibyo ari byo. Ese bizeraga amafaranga, bizeraga akazi, bizeraga imodoka, bizeraga kuri indege, bizeraga ibyo nibyo bizeraga. Genda usome uwumva icyo bizeraga icyo ari cyo, kugeza aho Bibiliya yibise ngo ni intwari zo kwizera. Kandi uku kwizera bari bafite kwasohoje ibyo ngibyo twebwe twizera uyu munsi. Hanyuma rero Yesu hano arimo arashaka kutwigisha kuko dukwiriye gukura amaso yacu ku bigaragara, ku byo tureba hano muri iyi si, tukarenza amaso yacu iki kirere, tukarenza amaso yacu izuba n'ukwezi n'inyenyeri, kugeza ubwo amaso yacu agera mu ijuru ku Mana, aho Imana iri, tugahishurirwa ijuru, tugahishurirwa Imana n'ubwami bwayo. Hanyuma mu gusenga, haleluya, tukajya duhora dusenga tuvuga ngo
ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijoro. Lord, Lord, Lord. Noneho tugiye kureba kwizera hano Yesu yavuze. Nicyo gitumye mbabwirani ntimukiganyire ngo mutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Arongera ngo kandi ntimukiganyire ngo mutekereze iby'imibiri yanyu ngo tuzambara iki. Ahita avuga ngo mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya. Kabiri, umubiri se wo nturuta imyambaro. Reka mbanze nsobanure aha hantu. Bibiliya yivuze ubugingo ibishaka kuvuga amaraso yacu. Igituma turiho ni uko amaraso yacu atembera mu mubiri neza, bigatuma imitsi ikomeza kugubwa neza, mbega n'inyama zo mu mubiri zikaba zitoshye. Bibiliya yivuze ubugingo ibishaka kuvuga amaraso. Niyo mpamvu amaraso aramutse avuze uhita upfa. Ushobora gucika ukuguru kabaho, ushobora gucika ukuboko kabaho, ushobora gucika ino kabaho. Noneho amaraso aramutse avuze akavura, uwo muntu ahita apfa. Yesu aravuze ngo ubugingo ntiburuta ibyo kurya. Kubera icyo uriho, ushobora kuba waraburaye iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa 5. Jewe urimo kukubwira iyo narayirengeje, ariko sinigeze ndekura umuremyi wanjye. Nta nubwo nigeze njya kwicira inzira ngo njye kwiba cyangwa njye kubeshya cyangwa njye kuryarya. Ubuzima nabunyuzemo. Imana ijya ibikora kugira ngo yigishe umuntu amenye ko n'inzara ibaho. Ejo bundi nima ibintu nkabona umushonje nzamwumve vuba mugaburire. Aho naho n'ahandi Imana yaciye n'ikosa umuntu aba yarakoze kugira ngo abashe kuzaha agaciro abandi bazaba ari aho yigeze aba. Yesu aravuze ngo ubugingo, mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya. Waraburaye ariko niwapfuye, warabwiriwe niwapfuye, wamaze iminsi 3 niwapfuye, wamaze 5 niwapfuye. Ubugingo ntiburuta ibyo kurya. Kuba ubwirirwa ukaburara ntupfe, icyo cyonyine Yesu ari kukubwira ko gihagije ko n'ibindi byose uzabibona. Icya kabiri, umubiri nturuta imyambaro. Nk'ubu Imana iramutse imfashe, jewe uri imbere yawe urimo kukubwira ubutumwa bwiza, ikamvanaho uruhu, kavanaho umubiri wanjye, hagasigara imitsi n'amagufwa, nkaza kwicara imbere ya kamera ngo ndimo ndabigisha, buri wese yahita yirukanka yaranabirota avuga ati nabonye umuzimu. Noneho rero ntihajyeho inyama, uruhu rwe kujyaho. Uruhu nirwo mubiri, nirwo mubiri Yesu yavuze. Mwese mubonye inyama zishingitse ku mubiri wanjye, nkaza imbere ya kamera gutya, reba mu maso yanjye uru ruhu rwavuyeho, uyu mubiri uriho wavuyeho. Mwahita mubona ari dayimoni. Ariko urebe ukuntu Imana yamfashe, ukuntu Imana yagufashe, igafata amagufwa, igashyiramo umusokoro, igashyiraho imitsi, igateraho inyama, ikorosaho uyu mubiri ari rwo ruhu. Mbega ikintu gikomeye, mbega ubuntu bw'Imana. Irangije yambika ibyo bintu, yambikaho umubiri. Yesu hano arimo aratubwira ngo icyo kirahagije kukumvisha ko n'ibindi byitwa imyambaro Imana ibizi utari buvangura byizera. Ibyo navuga ngo biri muri responsibility y'Imana, biri mu nshingano y'Imana. Kwambara ni inshingano z'Imana kuri jewe, kurya ni inshingano z'Imana kuri jewe, kuri wowe. Gukora
kuryama, kubyuka ni inshingano z'Imana. Ese nta bantu muzi baryama bakaba barabuze ibitotsi? Niba hari umugisha ubaho mwiza ubaho, ni ukuryama ukabona ibitotsi. Uzi umuntu waryamye akabura ibitotsi, ejo ukaryama ukabura ibitotsi? Ngiye byagiye bimbaho, nigeze kujya gutya nkajya nkora akazi kamvuna cyane, naryama nkarara nkanuye kubera umunaniro mwinshi, iminsi 3 yose nasinzira kugeza ubwo numvishe umutwaje umeze nkaho ugiye gusandara. Umugisha ubaho wa mbere mu migisha ibaho harimo n'umugisha wo kugira ibitotsi. Salomo ni umukire mu bakire ba mbere babayeho ku isi. Salomo yari afite abacuranzi bacuranga iwe b'abagore n'abagabo ababyariye mu rugo rwe. Yewe imva, Salomo yari umukire. Imyenda yahinduranyaga uko ashaka, yabagaga inyama za buri munsi, ihene zirenga 1000 za buri munsi, ntama zirenga 1000 za buri munsi. Mbega yari umukire wo mu rwego rwo hejuru. Ariko ikintu gikomeye, Yesu aravuze ngo Salomo ntiyigeze arimba nk'akarabyo kamwe mu burabyo Imana yaremye. Ngo Imana yambitse uburabyo ikabuha umwambaro mwiza nk'uriya. Murabizi ko ku isi nta muntu udakunda indabyo. Indabyo abantu bose barazikunda, naho ugeze ziri wumva utahava, ureba uburyo zambaye, uburyo zisa neza. Reba ubwiza indabyo ziba zifite. None Yesu aravuze ngo none ubw'Imana yambitse ubwatsi bwo mu gasozi iryo buriho none, ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wizera ko Imana izamuha amafaranga, izamuha akazi, izamuha ibiryo, izamuha imodoka, urubyaro rwe ruziga, n'ibindi byose tujya twizera bya hano mu isi bifatika, abafite kwizera guke. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo mwabafite kwizera gukemwe. Kandi kwizera guke nta kintu kwakugezaho imbere y'Imana, uba umeze nkaho utizera. Twabonye ko mu Baheburayo igice cya 11:6 hari umurongo uvuga ngo ariko ntibishoboka ko utizera Imana yayinezeza. Ariko ntibishoboka ko utayizera yayinezeza, kuko uwegera Imana wese akwiriye kwizera ko iriho kandi ikagororera abayishaka. Aha, ni ukuvuga ngo abigishwa ba Yesu, umunsi umwe Yesu arimo kubigisha kwizera, bahise bamubwira ngo twongerere kwizera. Yesu arababwira ngo murabeshye, ntako mwari mufite, ahubwo ndabongera uko mudafite. Kwizera kw'intumwa mbere yuko Yesu ava mu isi ngo azihe uriya mwuka wera wazimanukiye ku munsi wa Pentekoti, kwari ukwizera gushingiye ku biboneka. Ibi nabyo tuzabigaruka turimo kubyigisha, twerekana uburyo intumwa za Yesu zamuteshaga umutwe buri munsi igihe yari akiri kumwe nazo hano mu isi. Kubera iki? Kwizera kwazo kwari gushingiye ku bifatika gusa bya hano mu isi. Niyo mpamvu bahoraga biganyira, bagahora bamwe bashaka kumusiga ngo bisubire mu ngo zabo, abandi bakabona ko batari kubaho neza nk'uko babishaka. Ariko Yesu hari icyo yarabateganyirije hirya y'ibyo, ubwo umwuka wera azabamanukiye intumwa. Kuko umwuka wera amaze kubamanukira, bagize icyubahiro kirenze icyo bari bafite mbere yuko Yesu abahamagara. Bagize ubutunzi burenze ubwo bari bafite mbere yuko Yesu abahamagara. Kandi none nubwo ibyo byose babigize, ntabwo umutima wabo ariho wari ukiri. Umutima wabo ni wari ukiri ku mafaranga, ni wari kuri icyo cyubahiro, ahubwo umutima wabo wari wararenze isi uri mu ijuru. Niyo mpamvu bavuga ubutumwa nta bwoba, bavuga ati niyo mwatuvana inaha, hari ahandi mwamurimo kutwohereza heza, kuko twarahabonye. Urumva icyubahiro bakigize, amafaranga babigize, ariko none ntabyo bitayeho, ahubwo barimo guharanira kujya hahandi.
ibi ndumva nzabigarukaho tugeze kuri iyi ntambwe ya kane yitwa kwizera gushingiye kureba ku bitaboneka. Uburyo uko kwizera gutangira ari impumyi, kugatangira kutabona, cyangwa se uyu muntu uguhawe agatangira no kuba afite ubumuga bwo kutabona, bikazarangira ubu bumuga buvuyeho ari kubona. Uyu rero nubwo hazi bimeze bite, ntibishobora na rimwe kumusubiza inyuma. Hazi ubukire ntibwatuma areka yajya, kuko aba ari kuwahishurirwa ahabona neza. Hazi ubukene ntashobora na rimwe gucogozwa n'ubwo bukene, kuko kwizera kwe kuba kwararenze iyi si, kwararenze ibyo byose, kumwereka igihugu gakondo nziza. Yesu aravuze ngo mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Aravuga ngo kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe muri ubu ngubu. Hatavuga ngo ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi buriho none, ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwa bafite kwizera gukemwe. Ahita avuga ngo nuko rero ntimukiganyire ngo mutekereze muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzambara iki, cyangwa muti tuzanywa iki, ngo kuko ibyo byose abapagani babishaka. Mbega ikintu gikomeye. Tekereza nawe, ibintu abapagani bashaka nawe ukabyita ibyo kwizerwa, ukaba wanabyirukankaho ugakora ibyaha byinshi kugira ngo bigereho. Kandi so wo mu ijuru abifite yakabiguhaye utiriwe uvunika, unaryarya, unesikoroka kugira ngo bigereho. Nimo bavuze ngo ntimukiganyire ngo mutekereze muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa cyangwa tuzambara iki, ngo ibyo byose abapagani babishaka. Ngo kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Bega so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Yeremiya igice cya 4 Imana yabwiye Yeremiya imuhamagara akiri umwana mutoya, iramubwira ngo nakumenye ntarakurema utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Cya kabiri, kandi nkweza utaravuka. Icya gatatu, nuko ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ibi bintu bitatu Imana yabikoze mbere yuko Yeremiya abaho. Icyambere yaramumenye ngo ataraba urusoro. Umva kuntu batubwiye, nakumenye ntarakurema utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Hari abantu bajya bavuga ngo nakumenye ngo uri urusoro mu nda ya nyoko. No, nakumenye ntarakurema utaraba n'urusoro mu nda ya nyoko. Icya kabiri Imana ngo yakoze, yagikoze noneho ari mu nda ya nyina. Yahise ivuga ngo nkweza utari wavuka. Ni ukuvuga ngo yamaze kugera mu nda ya nyina. Noneho icya gatatu akimara kuvuka, ngo Imana yahise imugira umuhanuzi ugomba guhanurira amahanga. None ibi bintu Imana imenye kuri Yeremiya, ni gute Yeremiya aje akaba arimo guhakana abwira Imana ngo Mana sinzi kuvuga, Mana ndi umwana, reka gute? Imana yo yabirangije kera, irabikonfirima, irabirangiza. Ahubwo Yeremiya ibyaje agomba kugendera mu by'Imana yarangije kera. Ni nayo mpamvu mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya 2:10 bavuga ngo kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nuko ngo uyu munsi njyewe jarika ibindimo aka kanya, ibi mpagazemo,
Imana yabyiteguye kera, irabitegurira birangiza. Kubaka kanya ndi imbere y'ikamera, Imana yabiteguye itarandema, ntarabura urusoro mu nda ya mama, ntaravuka, irangeza ihita inegura kuba umuhanuzi uzaguhanurira muri iki gihe cya none. Iyi saha, uyu munota, Imana yabizi ko nzaba nicaye imbere ya kamera ya Iron TV ndimo ndakwigisha. Iyi saha Imana yabizi ko wowe uzaba uri imbere ya kamera ya Iron, uzaba uri imbere yayo, uzaba uri gukurikirana ubutumwa kuri Iron TV. Iyi myambaro nambaye, iyi Imana yayiteguye ntarabaho. Ubu ndi kugendera mu by'Imana yakoze kera. None ibi ni Imana yateguye kera, nibyo kwizera. Alalosi erfodimango shall his be a son tire ziribo. Ikibazo, nkwiriye kubyizera cyangwa nkwiriye kwizera umuremyi wandemye, nkagendera muri we, nkajya mbona ibintu bizaho gusa? Nukubona ibintu bigenda binzaho gusa, nkabona imyenda igikubiseho, nkabona akazi karaje, nkabona amafaranga araje, nkabona ndabyaye, nkabona ndubatse urugo rwiza. Ibyo ni ibintu jewe bigomba kuza biri automatique, kuko Imana mbere yuko indema yabiteguye kera. Ahubwo kwizera kwanjye ntabwo kwire kuba ku mafaranga, ku kazi n'ibindi. Kwizera kwanjye kugomba kugenda kukamatana, kugafatana n'Imana neza, kuko kwizera ni ikintu gituma hagati yanjye n'Imana tuba umwe. Ukuvuga ngo umuntu wizeye Imana ni nko gufata ifu y'ubugari ugashyiramo amazi ukarika. Igihe buriya bugari bumaze gushya, ntabwo ushobora gutandukanya amazi n'ubugari ngo bikunde, n'amazi ntababoneka. Uko niko umukristo wizera nyabyo ameze we n'Imana. Imana nawe ntiwabitandukanya. Ni nayo mpamvu Imana igize kubwira Yeremiya ngo nukura ibishimwa mu bigawa uzaba ubaye akanwa kanjye. Pawulo we yongera ijambo rikomeye, aravuga ngo nuko rero ubwo dukorana nayo, Mana ishimwe, haleluya, ubwo dukorana nayo. Kuko kwizera Imana turagira tugafatana. Wari wabona umukozi uri gukorana na bosi, mu kintu arimo arakora bosi nawe akaba arimo gukorana nawe. Uyu muntu niyo yakora akantu gato ya bosi aramwangana ko bari kumwe muri byo barimo gukora. Nako agiye kwibeshya bosi aramubwira ngo oya kora gutya, kuko bari kumwe mu kazi. Twe dukorana n'Imana kubera kwizera, twabaye nk'umutsima. Imana natwe turi umwe mu kwizera. Ariko se kwizera ni ukuhe? Nimukiganyira mutekereza muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzambara iki, cyangwa muti tuzanywa iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka. Kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ibi ni Imana izi ko binkwiriye, ikaba yarabiteguye mbere yuko mbaho. Ese nibyo kwizerwa, cyangwa ahubwo ngomba guhora mbigenderamo mbona bibyizana gusa? Turashaka kureba kwizera kwanya, kuko abantu benshi bizera akazi, bizera amafaranga, bizera inzu, bizera imodoka, nibyo tukwiye kwizera se? No. Kwizera ni impano umwuka atanga, naho ibi by'akazi n'amafaranga Imana yabiteguye utarabaho. Kubera iki? Abisi se ntibabitunze, abatizera ntibabifite nabo. Utinizeye ko Imana izaba imodoka, nose umupagani we ko yayibonye yarabyizeye, yabanje kubyizera kugira ngo abwira imodoka. Ziriya nyoni se zo zibanza kwizera kugira ngo zirye zibeho. Ibyo biri muri reciprocity y'Imana. Reka ngutangarize nkubwira ngo Imana irashaka kuyizera kurenza urwo rwego waruriho, urwo rugero ruriho rwo kuyizera. Niyo mpamvu
mubona itorero mu isi uburyo rikorana n'Imana bimaze kugabanyuka cyane, turi kugenda tujya down. Itorero ryo muri kinyejana cya 21 turimo ndetse n'icya 20 twarangije, nta hantu rihuriye n'itorero ryo mu kinyejana cya 19 n'icya 18 kumanuka se n'icya 17. Itorero ryo muri ibyo binyejana mvuze ryari itorero rifite kwizera gukomeye. Shuti muvandimwe uwo nkurikiye aka kanya, denza amaso yawe ibi bibonekeshwa amaso, ibi tureba hano mu isi. Kwizera kwawe ni kugere mu ijuru gukomange. Iyo ndebesheje ukwizera nezererwa umukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data uhoraho. Haleluya, ndanezerewe kuko anyobora iminsi yose. Iyo mfite intege nke cyane ambumbatiza amaboko ye. Iyo ndebesheje ukwizera nezererwa umukiza wanjye, mbona ubutunzi bwinshi cyane bufitwe na Data uhoraho. Haleluya, ndanezerewe kuko anyobora iminsi yose. Iyo mfite intege nke cyane ambumbatiza amaboko ye. Noneho ntabwo nyiri indushyi kuko nuzuye umunezero, urukundo rwe n'imbabazi bituma nyumva iyo musabye. Haleluya, amimbaraga zo gutsinda ibigeragezo, niba nawushaka amahoro umwugururira umutima. Yesu agaragaje ko ibi byose dukenera mu isi bidufasha mu buzima bwacu, Imana yabiteguye tutari twabaho. Aho soreje kugira ngo noneho tubone ko twinjira ku yindi ntambwe, Yesu aravuze ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo ibintu dukeneye mu buzima bwa buri munsi bidufasha muri iyi si byose ni inyongera. Ni ukuvuga ngo kwizera kwacu gukwiriye guhanga amaso ku bwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Ni ikimana dushakaho. Irashaka ko kwizera ufite kurenga ibi bya hano mu isi, ahubwo kukagera ku bwami bw'Imana ndetse kukanagera mu gukiranuka kw'Imana, ubundi biriya byose bikaza bikwirukankaho. Hari ijambo rikomeye Yesu asorejeho kuri uyu murongo wa 34, aravuze ngo nimukiganyire mutekereza iby'ejo kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byabo. Icyitonderwa ahangaha, Yesu avuzeho amagambo abiri akomeye. Ijambo rya mbere, ntimukiganyire mutekereza iby'ejo kuko abejo baziganyira iby'ejo, kandi buri munsi bihora byitwa ejo. Uyu munsi n'ejo, ejo bizaba ari ejo, ejo bindi bizaba ari ejo. Bivuga ngo bihora ari ejo, bihora ari ejo. None Yesu aravuze ngo
n'abejo baziganyira iby'ejo. ubwo urumva kwiganyira se bizashira? Ni nayo mpamvu hari aho yagize aravuga ngo ninde muri mwe wiganyira nibuza wiyunguyeho umukono umwe. Umukono ni ukuvana ku rutoki rwa musumba zose aho rugarukiye ukagera hano ku nkokora. Iyo ni imikono imwe, igice cya metero. None Yesu aravuze ngo ninde muri mwe, tekereza igihe wiganyiriye, tekereza n'igihe wagiye wizerera ngo noneho ngo ndabyizeye ko Imana ibimpaye, niki wiyongereyeho ku byo wagiye wiganyiramo n'uburyo wagiye ubyizeramo? Niba uzari umukono umwe wigeze wiyongeraho kuri ibyo bintu. None Yesu aravuze ngo abejo baziganyira iby'ejo. Bivuga ngo niba wiganyiriye cyangwa se ukaba unahora ubona ubuzima bwawe butagenda, niba ejo se n'ejo hari ukwiganyira, no ku wundi munsi ukaba hari ukwiganyira, uziganyira ugeze ryari muvandimwe? Imana ishaka ko ukura amaso yawe y'umutima, ntabwo ari aya ngaya y'umubiri, ukayakura kuri ibyo ubona kanaka afite na kanaka afite na kanaka afite, kanaka twareganye dore urwego agezeho, kanaka se shane nitwaheranye primaire dore ahantu ageze, mwana yoriye indege. Imana ishaka kuvana amaso kuri ibyo. Zamuka mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muza byongererwa. Kwizera kwawe ni kurenge kanaka, ni kurenge imodoka, ni kurenge amafaranga, ni kurenge. Zamuka, gera ku bwami, gera mu bwami. Oh haleluya. Zamuka ugera mu bwami, gera mu bwami urebe ibintu Imana igufitiye. Oh haleluya. Gera mu bwami urebe ibintu Imana igufitiye. Hari ubuzima bw'iteka ryose. Ntabwo ibyaho bizigera bisaza, ntibizagajuka, ntabwo bibora. Naho amafaranga arabora, na zahabu zijya zisaza za hano mu isi, n'amamodoka ararangira, n'ibizu birasenyuka, bazagasaza. Ariko ibiriyo mu bwami bizagira iherezo. Iri ni ijambo Yesu avuze rikomeye. Aravuze ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi bya ngaho. Iri jambo riraremereye muvandimwe, kuko umuntu urivuze ni umuremyi w'ijuru n'isi. Umuntu urivuze niwe waremye ibyo byose wowe wizeye. Umuntu urivuze ahera mu itangira akagira mu iherezo, azi ibyo mu itangiriro, azi ibyo hagati, azi n'ibyo mu iherezo. Ubivuze ashobora byose, azi byose. Arivugiye ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Bivuga ngo uyu munsi hari ibibi, ejo hari ibibi, ejo bundi hari ibibi, nyuma y'imyaka 3 hari ibibi, 10 hari ibibi, 100 hari ibibi. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Iyo ni Yesu bivuze, umwami w'ijuru n'isi. Aha turabwira ba bandi bahora bizeza abantu ibitangaza bitariho. Ibibazo wari ufite Imana yabirangije, Imana ikuremeye ahumutse, Imana yagutetetera. Haleluya. Ibyo bibazo byawe byose Imana ibishyizeho iherezo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. Ikitonero aha naribajije, Yesu kazi byose, akaba ari Imana, akaba ari byose, azi ibyo mu itangiriro, azi ibyo hagati, azi ibyo mu iherezo, kuki nibuza atigeze avuga ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi n'ibyiza? Cyangwa se ngavuye ngo umunsi wose ukwiranye n'ibyiza byawe. Ariko avuze ikintu kimwe gusa, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. Nshuti,
ibibi mu isi ntidushobora kubicika habe na gato, nta n'igihe ibigeragezo bizarangira ngo bikurweho burundu. niyo mpamvu ujya nkunda kuvuga ngo ibigeragezo biratandukanye, hariho ikigeragezo cy'igikire n'ikigeragezo cy'umukene. ushobora gukira ugatangira guhura n'ibigeragezo by'uko wakize, urwego wagezeho hari ibiri muri urwo rwego. shobora kuba ndi umukene nkahura n'ibigeragezo by'ubukene ndimo. shobora kugira ikigeragezo cy'inzara aho ukagira ikigeragezo cy'ibiryo. uti gute? ngewe shobora kugira inzara ariko wowe warya ibyo biryo ugatangira kurwaragura ibirwara. ngaho kwa muganga bati diyabete, ngaho kwa muganga bati dore umuvuduko w'amaraso, ntuzongeye kurya inyama, ntuzongeye kunywa amata, ntuzongeye kurya ifiriti, ntuzongeye kurya umunyu, jya urya dodo zonyine zitarimo amavuta, zitogosheje, ufata ibinini. cyo ni ikigeragezo cyawe cyo mu bukire. cyafite icyo mu bukene cy'inzara. mu isi ibintu byose dore duhura ari gatebe gatoki, ariko hari ubwami aribwo basogokuruza babonye, batubanjirije babonye, bahishurirwaga buri munsi. nshuti za Yesu, Pawulo yaravuze aravuga ngo, reka tuhasome ariho nsoreza urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino. rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino. twumve Pawulo uko yabivuze kuri ubu buzima bwo mu isi ducamo. dukwiye gukura amaso ku by'isi, kuko iby'isi by'ibigeragezo bizahoraho n'ibizashira. ikigeragezo kivaho haza ikindi, ariko gifite iyindi sura atari cya kindi. niko kubera ko mu isi ari ibigeragezo gusa n'amakuba n'intambara. uyu munsi niba ukize ikigeragezo cy'ubukene, ejo uzahura n'ikigeragezo cy'uko ufite imodoka yawe bakaba bayifashe, bakaba bakubwira ngo uzana amafaranga ya naye kandi utarayabona, nabyo usange bataye umutwe. kuko Yesu yaravuze ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawe. ntimukiganyire mutekereze by'ejo, kuko abejo nabo baziganyira iby'ejo. nutiganyira ubukene uriganyira indwara, nutiganyira indwara uriganyira n'ibyinshi. bitwiganyira byo n'ibyinshi. iki cyigisho tuzakigarukaho cy'umubwiriza, turi kwerekana umubwiriza ko igitabo cy'umubwiriza tuzakiga cyose tukirangize. Imana ikeneye abantu b'intwari zayo muri iki gihe baguruka bakayivuga kandi bakayikorera bashize amanga. kubera ko mu isi rero ari intambara n'amakuba ducamo. mwumve ku Pawulo yabwiye itorero ry'i Korinto, akaba ari twebwe arimo abwira ab'iki gihe cya none, kuko ijambo ry'Imana rireba n'igihe cyashize, rireba n'igihe cyashize, rikareba abo muri iki gihe turimo, rikareba no mu gihe kizaza. rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 10 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13 yaravuze ngo, nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. nta kigeragezo kibasha kubagiraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. akantu Imana idukorera gusa ni akanzu. buriya yo wariye ni akanzu, nubona utunze imodoka ni akanzu, nubona umwana wagiye ku ishuri ni akanzu. iki cyigisho tuzakigarukaho aho tuzinjira mu gitabo cy'umubwiriza, turebe ibihe dutambukamo hano mu isi. nshuti yanjye, reka nkubwire ngo kura kwizera kwawe ku bifatika bya hano mu isi. Imana ishaka ko wiyumvamo ko uri umwana w'Imana. umwana kuri se iteka ryose ahora yumva ko ise agomba kumukorera ibikwiriye byose.
niki gituma itorero mubona hirya no hino ku isi ririmo kugenda rijya mu buhenebere bukomeye? ngira ngo murabona ubuhenebere hirya no hino ku isi mu itorero uburyo ririmo guhenebera bikomeye. Nta yindi mpamvu nuko kwizera kwacu kubakiye ku bya hano mu isi, ibi turebesha amaso y'umubiri, ariko si icyo Imana ishaka. Imana ishaka kwizera kwacu kutareba ku bya hano mu isi, kandi bigatuma inasohoza ibyo yavuganye natwe. Ikindi, nta n'ikintu gishobora kutubuza gukomeza urugendo rujya mu ijuru ku muntu wamaze kugira kwizera kudashingiye ku bya hano mu isi. Kubera ko abantu benshi kwizera kwacu gushingiye ku bya hano mu isi, ubuhenebere buzanywe nuko turi kubishaka nk'ababitaye, ku buryo twabuze umwanya wo guha Imana. None se ni gute nyine? Wowe urareba ukabona uwo mwiganye yaragusize, ukareba wa wundi mwatangiranye mucuruza amaze kujya ku rwego ruhambaye, kandi wenda we afite izindi nzira arimo gukoresha kugira ngo agere kuri ibyo ngibyo, ariko nawe ukabona ko watakaye, wasigaye. Igituma mubona hirya no hino mu itorero harimo ikintu cyitwa ubuhenebere, kandi n'ubundi hagiye kuza uburenze ubwo turi kubona uyu munsi, kuko uburi hano hirya mu myaka mikeya hari ubuhenebere burenze ubwo turi kubona uyu munsi. Kuko niba jya nkunda gutanga urugero avuga ngo reba igihe wakirijwe, urebe ibihe wari urimo n'ibihe byari biri mu itorero, umbwire ko uyu munsi ari byo bihe bigihari. Ubu kandi n'abari gukizwa uyu munsi nabo barimo kuvuga ko hari ibihe. Ubu mu myaka 10 baza bavuga ngo dukizwa hari ibihe. Ngaho ibaze, ubwo no kuvuga ngo icyo gihe bizaba byaragabanyutse, kandi n'abazakizwa icyo gihe bazavuga ngo mu yindi myaka natwe, ubwo nabo mu yindi myaka bazavuga ngo natwe igihe twakijwe hari ibihe. Kumbi uko imyaka igenda iza niko ubuhenebere bugenda bwinjira mu bakristo, bugenda bwinjira, umwuka agenda aba dawuni muri bo. Kubera iki? Umuvuduko w'isi, gushakisha ubuzima cyane, kubura wa mwanya, ndetse n'iri terambere, iri koranabuhanga rirangaje abantu benshi, niko mugiye kubona n'ibindi bibi bigiye kuza. Abapasoro, abayobozi b'amadini, bufite amadini, muhindura ubutumwa muvuga, ni muvuga ubutumwa bwerekana ibihe turimo turinjiramo ko bikomeye. Ni mutanga imiburo ya nyuma kugira ngo abantu barusheho kwezwa, kuko imbere hariya hari ubugwe n'ubukonje burenze. Ni mutavuga ubutumwa butuma abantu bakanguka ngo bakizwe, mu myaka 15 nta rubyiruko muzamukibona mu nsengero zanyu. Murimo koroshya ubutumwa, mukavuga ubutumwa bworoheje ngo kugira ngo mudakora ku bisebe by'abantu, ngo mubishwanyuze hanyuma bakire. Mukavuga ubutumwa bunezeza imibiri, ubutumwa butuma ngo baha amaturo menshi. Ayo maturo muri gushaka, ni mutavuga ubutumwa ngo butuma abantu bamenya ibihe n'iminsi, bamenye n'iki Imana bashakaho, mu myaka 15 ntabo muzamukibona mu nsengero. Kubera iki? Umuvuduko mwinshi sifite. Murabigisha ko Imana itanga akazi n'amafaranga, mu minsi mike bazajya mu kazi, ntimuzongera kubabona baza hehe? Mu nsengero. Kuko ibi tubonye ko Imana ibitanga utiri ubyigisha umuntu. Icyambere nuko umuntu akizwa, akubaha Imana, kwizera ko kukaba ku Mana, hanyuma ibintu bikaza ari inyongera, bikaza binirukanka. Kandi mugiye kubona aho abantu bagiye gushira mu nsengero burundu, bakazishiramo rwose. Pastor akajya yirirwa yicaye mu rusengero yabuze umuntu winjiramo. Ikintu cyambere kigiye kubanza kubaho ni urubyiruko. Urubyiruko rwo rwa mbere rugiye kubanza gushira mu nsengero.
hakomeze hajyemo abasaza nkatwe, hajyemo abakecuru, twigeze gusogongeraho tukaba tuzi neza uburyo agakiza karyoshye. Ariko natwe tuzatujyamo turi ba ntege nkeya. Naho urubyiruko rwo rugiye gucika mu nsengero, ngo ubuhanuzi butumwa ndabubahaye. Urubyiruko mugiye kurubura mu nsengero kubera umuvuduko mwinshi isi ifite, no kuba twaranze kubwiza abantu kuri ngo dushwanyuze ibisebe bafite, ubundi bakire bamenye Imana neza. Reka dusenge. Intambwe ya mbere turayisoje yo kwizera duha twese batuye isi. Tubonye ko ibibyo biri mu nshingano y'Imana, kuko twabonye ubushize ko Imana irema Adamu yamuremye ariko yamaze kumutegura ibizamutunga. Ntabwo umuntu yabayeho kubw'ibintu, ahubwo ibintu byabayeho kubw'umuntu. Iki rero ukwiriye kukimenya neza. Ndasubiramo, ntabwo umuntu yabayeho kubw'ibintu, ahubwo ibi bintu byose tureba hano mu isi, byo mu isi byabayeho kubw'umuntu. Mbere y'uko umuntu aremwa, Imana yabanje kubirema kugira ngo ibyo bizatunga umuntu. Niyo mpamvu mbere y'uko ubaho, Imana yateguriye purani y'ubuzima bwawe, ibizagutunga, ibyo uzambara, ubuzima bwawe bwose yabuteguye utarabaho. Si ibyo kwizera rero, ahubwo hari iyindi ntambwe Imana igusaba yo gutera mu kwizera. Iyo rero niyo dushaka kuzageraho, ngo turebe abatubanjirije ibizeraga ibiki, n'ibiki bizeye. Imana ibahe umugisha. Reka dusengane Imana. Nyakubahwa mugiye dukunda, Data twese mwiza, Imana ikomeye kandi ishobora byose, Imana ifite imbaraga, Imana yaremye byose, mubyeyi mwiza, wowe ukomeje kuburira umuntu uwo ari we wese gukurikiranye Iron TV. Turasenze kugira ngo aka kanya umuhumura amaso arebe, abashe kureba imbere ye, abashe kureba imbere ye, amenye kwizera kuzabasha kwamutambutsa, kuko hari imbere harakomeye. Uwiteka Nyiringabo, mbaraga zabera, kangura abantu, kangura abasore, kangura abakobwa, kangura itorero ryawe Mana, kangura itorero ryawe, kugira ngo tubashe kwakira kwizera nk'uko intwari zatubanjirije, kw'abasogokuruza kwanyeganyeje isi yose ihinda umushyitsi n'abadayimoni kubera kwizera bari bafite. Mana, uyu munsi kwizera dufite ntago gushobora kudutambutsa mu bihe biri imbere ahangaha. Ubutumwa bwawe nibugere kuri benshi kandi bukangure benshi. Twese dukomeze kungukira imbere yawe. Ndagushimiye ko mvishe gusenga, byamaje nizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye kubw'umwanya mufashe mwumva ubutumwa bwiza. Hanyuma niba utarakora subscribe uyikore, kandi dufashe gusangiza abandi ubutumwa bwiza, isi yose ikomeze kumenya Umwami. Ndabashimiye mwese rero. Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.